muranyumva rero mutima mukiyo mu rutiba ikaze none nongere mbacire ku mayange tuganira none ku cya kibazo cya Yago gikomeje guca ibintu hirya no hino kubera ibyo abantu bari kubivugaho n'amaranga mutima bafitemo. Ariko ngewe maze iminsi nibaza nkavuga ati ariko Rwanda uwakuroze cyangwa abanyarwanda bose abanyarwanda ni yakarabye. Nanimo nibaza bizafata imyaka ingahe kugira ngo abanyarwanda bajye kuri code imwe, kuri ya code imwe navuze mu kiganiro cy'ubushize, yaba code y'ubwenge, code y'ubutunzi, code yo kumenya ijambo ry'Imana n'urukundo. Iyo code imwe dukeneye abanyarwanda bazayijyaho hashize igihe kingana gute? Naratekereje nyine kubera amarangamutima ubona abanyarwanda bameze nk'abari mu bice bibiri bitatu cyangwa se byinshi, ariko tufate wenda ibice bibiri. Umwe avuga iki, tuvuga ku kibazo cya Yago, umwe akavuga amurengera, undi akavuga atamurengera. Noneho abamurengera bafite ibyo bashingiraho, abatamurengera nabo bahita babihuza na politiki, bagabihuza n'ubutegetsi, bakavugamo ibintu byinshi cyane. Akaba ariyo mpamvu tugiye gukoresha amavideo hamwe namwe dusesengure turebe icyo abantu baba bagamije. N'ibindi rero buriya Yago mpamvu uko nabibonye muri biriya bintu byose numvise wagira ngo arimo aratera kamo, mutarimo aratera kamo kubera iki. Niyo mpamvu navuze ni ikinamico usanga riri hagati ya Ribu n'uriya mugabo. Arimo aratera kamo kubera iki? Arimo aratera kamo kuko aragenda akajijisha akavanga ibintu, ati bamwe n'abatinganyi, atabandi baribye, abandi barampemukiye, abandi barantutse, ariko akagusha ku kintu akavuga ati wowe umutinganyi ariko so yakoze genocide, ati nawe buri asicyaye, ati wowe ati umeze utya, atariko iyo tugiye kwibuka genocide uwagiye Kampala akaba ari postingira, ati cyunamo cyarangira akaba ari kugaruka. Akongera ati wowe wagize utya, atariko nawe uri igisambo, atariko kandi ati waricanye ufite n'inyenga bitekerezo genocide. Mbese icyo nshaka kubereka nuko mukamo yateye bari abantu bose arimo arabagusha mu cyaha gikomeye cyane cya genocide. Kira ni cyaro giteye ubwoba. Urumva Ribi impamvu mvuga ntiri mu mukino, iravuga ngo uravuga ko abantu bafite ingenga bitekerezo, ko abantu ngo arabiye amacakubiri. Nukuvuga ko Ribi kigiye gukora niki, igiye gufata bari abantu bose uyu mugabo Yago yavuze, ivuga iti tugiye kureba ibyo babavuzeho. Eske koko ari waragiye Kampala mu cyunamo udashaka kunama? Urumva n'iki gikomeye cyane bazavuga bati nukuvuga ko ufite ifobya ryo mu rwego rwo hejuru, nukuvuga ko ufite ingenga bitekerezo mu rwego rwo hejuru. Imyaka 20 n'icyo bashobora kumukatira. Nukuvuga rero kuriya bimwavuga ngo gutanga umuntu kariya kamo uriya mugabo yateje ni ikintu gikomeye cyane. Niko ribikora, niko FPR ikora. Buriya bari abanyamakuru bashyizwe mu majwi ntababeshyi, buriya za chaîne zabo zose bagiye kuzifunga. Ariko tugarutse inyuma kugira ngo abanyarwanda bazajye kuri code imwe bizafata imyaka ingahe? Narabibaze mbona bizafata hafi imyaka 100. Imyaka 100 cyangwa se Kristo yaba yaragarutse akaruza ibintu ku murongo. Imyaka y'abakayibanda yabaye ubusa, yababyara Imana twabonye ko byagenze abayifa busa. Iyi myaka 30 nabwo wagira ngo nta cyabaye kubera ko abantu ubi byamoko aribwo bije. No kuvuga ngo imyaka 30 byibuze hazaza indi myaka 30, haza indi myaka 30, hafi imyaka 100. Njya mbwira abantu ngo Kagame azunga abantu, azunga abanyarwanda, ariko ntibabyumva. Kubera iki mvuga ngo Kagame azunga abanyarwanda? Twabonye ibyabaye 94, ubutegetsi bwariho, twabonye ibyo bakoze, turi kubona ibiri ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo iki gihe nikirangira abanyarwanda nibwo bazasubiza amaso nyuma bagatangira kwibaza turapfa iki. Kubera iki? Bazamaze kubona impande ebyiri. Bazamaze kubona icyo ubutegetsi bwa Habyarimana bwabakoreye, babone ibibaye ubu, noneho bavuga bati ni gute twajya hamwe. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu basesengura, ibyo abantu bavuga hirya no hino byose, abantu bakaba amashyi barasesengura neza. Ni gute wasesengurira cyangwa se gusorera mu rutete? No gusesengura mu rutete kubera ko ibyo abanyarwanda barwanya mu uyu munsi ayo macakuri barimo, tubona ko ubwiyunge code n'izaba mu myaka 100. No kuvuga ngo abana bacu n'abuzukuruza nibo bazakemura iki kibazo. Imyaka 100 bizafata imyaka 100. Wenda reka tuvuge wenda kwasigaye imyaka wenda 70.
indi myaka 30 irashize, hazaza indi 30, haza indi 40. Ariko ibyo byose bizaterwa n'igihe Kristo azagarukira, kuko ntabwo tuzi igihe Kristo azagarukira. Wenda ashobora kuza vuba, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo minsi itagabanywa nta n'umwe wari kurokoka. Ubwo ngubwo aho tubibarira mu isi, ariko ku banyarwanda nk'abanyarwanda bikomeje gutya byatwara indi myaka byibuze 70 kugira ngo abanyarwanda baze kuri kode imwe. Ibyo ni ibintu utajya wumva ahantu bavuga amacakubiri n'amatiku bafite kuri amacano hirya no hino. Baba bavuga ngo ingengabitekerezo, nta n'umwe uvuga uti ese abanyarwanda kugira ngo bazaze kuri kode imwe hakorwa iki, bizafata ikingana gute, ese twabisasira gute kugira ngo bizagerweho. Ku kibazo cyago rero urabona hari amavideo umuntu agenda areba. Nabonye umuntu ari gusesengura ngo bita Musabyimana Gaspard ngira ngo. Noneho ndibaza nsoma comments, nasomye comments ndavuga nti aba bantu bavuga ngo uyu muntu ngari gukora comments, ngari gukora musesengura ngo rimeze neza, ngo rimeze neza. Nese mvuga abanyarwanda bashobora kuba bafite ibibazo mu mitwe yabo. Reka wenda mbivugaho gutya, tuvuga wenda urwanya ubutegetsi ye cyangwa se ushyigikiwe n'abarwanya ubutegetsi. Kuki utakora isesengura ritabogamye, byibuze niba ritagenda no ku ijambo ry'Imana, rigendera wenda byibuze no kuri abantu bose bazi kuri nose. Aho mbivugira ni hehe? Kiriya kibazo cya Yago, uwo muntu aragifata akagihuza ngo na RIB, akavuga ngo ni umukino, ngo ni ikinamico bari gukina. Birashoboka wenda, simbizi, ariko ushunguye ugasengura ukareba Yago ibiri kuvugwa, abantu icyo bivugaho, ukareba icyo RIB bivugaho, ubona ko ahubwo RIB wenda ishobora kuba yaritaga cyane ku bantu bavuga ibya politiki, abantu biberaho bakora ibintu byabo ntibiteho. Akaba ari na mpamvu wenda ashobora kuba yaracitse. Ngiye niko bibona. Noneho kuvuga ngo ni ikinamico wenda yaranacitse, ntiwibaze uti se yabacitse ate, byagenze gute, ashobora kuba yaracitse wenda se ahubwo ukavuga uti abantu ba politike nibo bitabwaho, nibo bakurikiranwa vuba byihuse kurusha abandi bantu basanzwe. Kubw'ibyo bikaba byatanga umwanya ku muntu wo kuba yava ahari akajya ahandi. Ibyo birashoboka, ibintu bishoboka cyane, kubera ko nanjye mfite ibintu ntumbereye wambwe n'abarundi, ari byo ndiho focused kuri ibyo bintu, hari ibindi bizancika. Ibyo birashoboka. Noneho rero guhita ubihuza ukavuga uti ngo ni ikinamico, ngo habayemo amanyanga n'iki byose, ugahita ubyemeza abantu bakavuga ati ni umusesenguzi ukomeye. Harimo ikibazo gikomeye mu banyarwanda. Kubera iki? Kubera ko babanje kureba nimba ibyo bintu RIB yari bizi, cyangwa se ngo abantu babihamye bavuga ngo yari bizi koko, barabizanye ugahita ufata umwanzuro gutyo. Ntabwo ari ibintu bikwiye mu banyarwanda. Niyo mpamvu nanjye uwo muntu wenda uvuga ati ngo ni ikinamico, namubwira nti okay, niko bitekereza, ariko ntabwo ariko biri. Ibyo bintu rero bikaba biyobya abantu. None cyantangaje, nongeye ko nagahijisho ndareba ndavuga nti reka de wenda ibyo abantu bari kuvuga. Nongera ko umuntu ari kuvuga ngo ni ivangura rikomeye ngo rikorerwa mu Rwanda, ngo avuga za Ibuka, avuga za Vega, avuga ngo za Big Energy, avugamo n'ibindi bintu byinshi ntazi ibyo aribyo. Noneho ni ukuvuga ngo icyo nabonye, wibutse nanone wewe ndari bwa mbere mbonye, nanditse igitabo kivuga ku Rwanda uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Igitabo cy'amapaji 600. Nuvuga ngo ngewe ntabwo nemera mvuga ibintu by'u Rwanda ndabizi neza 100%, ariko byibuze mbifiteho ubumenyi bw'ibanze. Bivuze iki rero? Bivuze ko babandi bavuga ngo habaye double genocide. Ni ibintu bizwi neza ko nta double genocide yabaye, kuko amaliste ntabwo yakozwe ngo abantu bahigwe inzu ku nzu double inshuro ebyiri ko bavuga. None rero bivuze ngo ayo macakubiri gari mu Rwanda, ukavuga ko bimeze nkaho byari bimeze mbere, nukuvuga ngo urashaka gukora ya match nini. Ngiye ngita match nini, abavuga ngo double genocide, abavuga amacakubiri, nuko bashaka ko bya bintu bimera nkuko byari bimeze mbere. Noneho bakavuga bati ntureba genocide ntiyabaye, abantu akaba uko bahakana genocide, bagakana ibiti byose, akara ibintu bizatuma ya myaka 70 ahubwo ishobora no kwenga niba abantu bagifite ibitekerezo nk'iyo ngiyo. Urwo n'uruhande rwa Gaspard nguwo.
nta nubwo nari nzi ko yakoze no mu maperereza, nabyumvise gutya nanjye online ngo yakoze mu iperereza akora mu bigo n'ibi ariko noneho muhindukire nawe mfate n'abandi noneho bamurwanya bavuga ko ari kumurwanya cyangwa ari kumusenya uko bamusenya. Baraza bakavuga ko ari umuntu mubi, unafite ingengabitekerezo, wenda ntibamuhe n'umwanya wo kuvuga bati ese Gaspard cyangwa Musabimana wahindutse cyangwa se ukari muri uyu murongo, duhurire hehe? Turakurwanya, turarwanyana, duhurire he? Ijambo ry'Imana bitubwira iki? Turahurira he kugira ngo byibuze niba abanyarwanda twirirwa twigisha ibintu kuri za YouTube online, byibuze batangiye kuvuga bati abanyarwanda byibuze nubwo bahanganye ariko noneho barashaka kugerageza gusenyera umugozi umwe. Ibyo bintu ntibiriho mu banyarwanda. Kubera iki? Ari abahanganye nawe, ari abakora reactions kubye aba yavuze cyane nk'umugenda munenga ko afite ibintu akabibuza na politiki, ariko avuga nti noneho byibuze wenda nta hantu bavuze ngo hari comments yari ari gusoma abantu bavuga ngo abasore bose b'abatutsi mu Rwanda ngo banga abahutu, byibuze aravuga ati ntago ariko biteye. Aho ngaho namuhaye credit, ubona ko wenda ashobora gushyira mu gaciro abantu nk'aba baba bakeneye umuntu ubegera akabaganiriza ahereye muri ango yabo uko babona ibintu, noneho nawe kubona ibintu mukagenda muhura noneho mukavuga muti ese ubundi turafiki, dore ikibazo ni iki, dore ikibazo uko kimeze, nuko ibibazo bikemuka udakuriye wishyira n'undi ngakuriye yishyira, noneho rwa Rwanda ruri kuri code umwe rukazaba rugezweho ari uko abantu baganiriye batiremamo ibice cyangwa se amatiku n'amakimbirane ari mu banyarwanda. Bya bindi nahereye mvuga Rwanda abanyarwanda uwabaruze ntiyakarabye. Abanyarwanda b'inyangamugayo aho bari hose ntibagaragare baze batanga ibitekerezo by'ukuntu umwiryane mu banyarwanda uzashira, bitabaye ko tuzisanga turi ababoyi b'abazungu. Twomeze rero ku kibazo cya Yago, ndabonye cyarajemo na Sabe n'Isimbi n'abandi bantu bita ngo bayirene. Ngiye naratunguwe mbona uburiganya, amatiku, amashyari ari muri ibyo bintu, ndavuga nti nyamara ibintu hari umuntu narabibwiye ijambo ry'Imana none nibyo nibanda buri gihe. Udafite ijambo muri wewe nta kuri ufite, byanze bikunze ibintu biragutunga. Nyenze kubwira umuntu none mu Isimbi ni mu by'isi, bakora ibiganiro by'isi, nta biganiro by'Imana bibaganisha ku Mana. Umunsi umwe bizagera ijambo ry'Imana ko ritubwira iyo ugiye hejuru byanze bikunze uramanuka. Ni ukuvuga ngo abo bantu bakuri iruhande ibyo ukora, ibyo uvuga, hari igihe babyishimira, hari igihe batabyishimira, ya mashyari akaza. Iyo batangiye kugira amashyari rero byanze bikunze menya ko aho hejuru wagiye uzamanuka. Ariko icyane hangaje muri iyo video uri kumva aha ngaho ni umusore, ibyo bashinja Basabe, ibyo bashinja Bayirene, ubugome n'ubuhemu babakoreye. Abo bose nabatangiye gukora ibintu bya YouTube. Sabubwe afite YouTube channel yitwa Rwanda Online, yarwanyaga u Rwanda, yishyiraho ibiboro bituka u Rwanda igihugu. Rwanda Online baze patikope barabizi, twagiye muri RIB, ngiye natanze ikirego Sabe tuyaho tubabanzi, ariko ati nashatse kumufungisha. Afite Isimbi itarayitinga, afite iyo yitwa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabi igihugu, bivuga nabi u Rwanda. Wabijyanye no muri RIB birazwi ibyo bintu birahari. Aha yamazemo amasaha menshi ndabizi, mubaze biri mu bintu twapfuye bro washatse kumfungisha. Noneho baza Shadibu, ninjye muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze, nkora ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Ange Strawberry, hari umukobwa witwa ngo Fofo Dance, bose nibyo babasanye. Mu kubazana najya mbazana Sabe ndebe kubwanye nza asaba Shadibu, yambwiye ati mba Shadibu muko kiganiro rw'amadolari 100. Ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorera. Ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza, kandi yabansabye bikarangira nabamagara bamugani wasabye wayago batashaka kumvugisha, tugira tubabanzi. Abo basabye afite 30-50. Abo twari duhatanye ndumva byari Kigali Today,
yari ifite hafi 80,000 njye ndi muri 200 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva kwego twakoraga ibiganiro byacu nk'ibyo tukajya abantu benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye. Ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo. Man uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu ya interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva nyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriane DJ Buriane mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanze ko ikiganiro n'umutipe w'inshiyane twabanaga mu gipangu kwa Exdira wafite boro yitwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha basabe babona ko umuntu yatwika Buriane ajya kwa basabe nabo batipe bandi ndiyongeye kunyitaba ni gute umuntu akuzanira abantu ubakorera ibiganiro warangiza ugatangira kwishyura abantu ntibajye gusubira kuwumva nabyita ubutindi nabyita ubugome sinzi mwebwe muri comments mumbwire ko mubyita niba ibintu byarabayeho ko niba bitavuzwe n'abantu 4 5 6 byanze bikunze bifite ukuri ni haho urugero nitangaho urugero ibi bimbayeho ya ibintu byose bimbayeho byanze bikunze hari uruhare mba nabigizemo niba ngiye mu bibazo byanze bikunze ibyo bibazo bimbayeho hari uruhare mba mbifitemo nabyanga nabyemera nabyirengagiza nashaka kwihakana ko byagenda kose hari uruhare mbifitemo. Icyo ni ikintu nize nimba warize ijambo ry'Imana ugomba kugendera ku kuri kugira ngo ukuri ari kuzabatura abantu. Ibintu byose bimvuzweho bimbayeho yaba ndi umwere yaba ntari umwere mba mbifitemo uruhare. Nuvuga ngo ibivugwa kuri Basabe na Bayirene nabo ibyo bakoreye abantu babahaye abantu babakoresha ibiganiro kugira ngo bazamuke bakabazamura noneho bakaba bari kubashyira hasi bagatanga n'amafaranga bari kuvuga ngo haraho bahaye $100 kugira ngo abo bantu badasubira gukora ibiganiro n'abo bantu babazanye. Akaba ariho rero kino kibazo cya Yago ubona gishobora kuba gifitiye ireme ko baje hamwe nko bikweretse muri Zaburi 83:4 mureke tuze hamwe izina rye turizimye ntazongere kumvikana ukundi. Niba mwene iyo mico rero iri mu banyarwanda no kuvuga ngo ahubwo n'ubugome barimo burarenze ariko nigiye gusa kigenda kigaragaza abantu bazagenda baza hanze bareba uko ibintu bimeze noneho wenda bizafasha wenda mu kwiyunga bizafasha wenda mu gukundana bizafasha wenda mu kumvikana kuko byanze bikunze nta kintu kibaho kidafite impamvu. Ibintu bibaho kugira ngo byishe abantu baca kenge barebe none bavuga bati ducishe make. Calm down mugabane n'abantu musangire n'abantu niba ugize Imana ikagufasha fasha abandi bituma abandi basigara hasi bafashe noneho kugira ngo nabo bafashe abandi noneho abantu bazamukire mwe bajye kuri ya code mwe y'ubutunzi nakubwiye niba badafite ubwenge niba badafite Imana niba badafite iki ariko byibuze bajye kuri ya code y'urukundo ari izabageza kuri ya code y'ubutunzi. Uwo musore rero wavugaga muri iyo video ntabwo namenye izina rye nabasha kumenya izina rye ariko urumva ko uko avuga ikibazo cya Sabe na Yago nawe Bayirene kujya gutanga amafaranga ku bantu batumirwa kugira ngo batajya ku zindi channel urumva ko ni ikibazo gikomeye. Niyo mu Rwanda ibyo bintu bihari abantu bakaba babizi bakabirebera bakabyumva ntibagire icyo bibivugaho bikaba bigiye kumugaragara uko uyu muntu Yago abishyize hanze nawe navuga ngo yazanye ibibazo by'amoko urumva kugira ngo azane ibyo bibazo by'amoko umva aho hantu byahereye. Niba yari afite abantu bajyaga mu biganiro bye noneho abandi bakanyura ku ruhande bagatanga aya mafaranga ku ruhande twabyita ruswa ngo ntibajye kumukorera ibiganiro urumva ko ni ikibazo gikomeye. Ahubwo abantu bagenda muri aya macano bagombye kureba abantu bakora nk'ibyo bintu akaba ari bo baha noneho ikajya kubareba ikababuza gukora mwene ibyo bintu noneho n'abandi bavuga ngo RIB nayo ibirimo imikino niyo bagifite gihamya. Bitabaye ibyo ni ukuvuga ngo urebera ikibi nawe uba umufatanyacyaha
ibyo bavuze cyangwa bizavuga nyuma nta kuntu uzabyihakana kuko bizaba bifite gihamya. Urumva nk'aba bahungu bari kuza bakabivuga uko bimeze ni bake muri abo ngabo. Ibaze noneho abantu bose bavuze ibibakorerwaho bakavuga ibyo bintu biba muri izo showbiz bavuga, noneho hakaba nta gikorwa. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bagomba gukanguka bakavuga bati banyarwanda turapfa iki gupfa indi n'ikiza wenda za YouTube cyangwa se ibindi bibazo bafitanye noneho bikaba byavamo amoko. Urumva ko nuvuga ibintu byarapfukiranwe ntibyakurikiranwa, none dore nyuma y'imyaka 30 bimeze nk'aho ari bwo ibintu bigitangira. Ngayo nguko rero ngewe inama nagira abanyarwanda nababwira nti mubanze mwiga ijambo ry'Imana, mujye kuri kode imwe y'ijambo ry'Imana, ibindi byose ni ibishakwa. Kuko nkuko nababwiye ibintu byose twirirwa twiruka inyuma, amazu, amamodoka, amafaranga, ibiki byose nta muntu n'umwe ujyana nabyo. Yaba twari tubizi tubyibuka twagapfuye ubusa cyangwa se twirirwa turi mu matiku n'amashyari adashira. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.